Ndabasuje mwese aho tugiye kubana muri uyu munsi nk'isanzwe, nimugire gukora subscribe, mulayikinge, musharinge, mushyire na comment zanyu. Uyu munsi yongeye kubaganiriza ku nkuru, ni inkuru mpamo, ni inkuru y'ibyabayeho, ni inkuru y'umukobwa umwe wafungiwe munsi y'inzu imyaka 24. Iyi si inkuru mpimbano, ibyo ugiye kumva byabayeho kuko byabaye mu gihugu cya Australia. Ni inkuru yamenyekanye mu isi yose mu mwaka wa 2008, ituma abantu benshi bagira ubwoba. Mu 1984 hari umukobwa witwaga Elizabeth wari ufite imyaka 18, yabanaga na papa we na mama we nk'ibisanzwe, nyine umwana mu rugo bari baramubyaye, bari bamufite ari umwana umwe. Umubano wa Elizabeth na se wari mubi cyane, bahoraga batongana ntibumvikane, ariko ntiyigeze atekereza ko se yari amufitiye umugambi mubi, arimo kumucurira umugambi mubi. Uko yumvaga nyine ari ibisanzwe kuba bashwana n'umubyeyi ntimwumvikane, we akagira ni ibisanzwe, nta kindi cyihishe inyuma. Umunsi umwe muri uwo mwaka wo muri 1984, se yasabye Elizabeth kumufasha akazi gato mu nzu yari yarubatse inzu munsi y'ubutaka, noneho ku buryo utabasha kumenya ko hasi hari inzu, hejuru nyine aho iyo nzu isanzwe babagamo Elizabeth na mama we, ariko munsi hari iyindi, ku buryo na mama wa Elizabeth ariwe umugore w'uwo mugabo ntabwo yari azi iyo nzu kuko yari yihishe cyane. Umunsi umwe rero ise asaba umukobwa ati tugenda ujye kumfasha akazi gatoya, amumanura munsi muri iyo nzu ahantu hari umwijima cyane. Elizabeth agira ubwoba, abona iyi nzu bwa mbere ayibonye, aramubaza ati papa bimeze bite aha hantu? Aramubwira niyo mpamvu ugiye kuhakwereka, ndashaka kumfasha, hari urugi rwaho wagize ikibazo, ndashaka kuza ukamfasha akantu gatoya. Aramubaza ni iki cyatumye wubaka iyi nzu ko tutari tuyizi, yaba ngewe yaba na mama? Aramubwira inzu yubatse kugira ngo hagize nk'ikibazo kiba nk'intambara twaza tukihishamo. Elizabeth aravuga nta kibazo. Aragenda amugejeje iyo nzu, yumve ko irimo ibyumba, irimo igikoni, irimo amatuwarete, amadushe. Amugeza mu cyumba kimwe, ahita afata agatambaro, ni ibintu yari yateguye, afata akantu k'agatambaro yari yashyizeho wa muti bagushyira ugahita usinzira, ahita awumushyira ku munwa. Elizabeth ahita asinzira. Nyuma y'iminota nka 30 cyangwa isaha, umwana yaje kubyuka, yisanga ari muri ya nzu yaboshwe amaguru n'amaboko, ari mu mwijima, nta madirishya, ntaki, ariko papa amuhagaze iruhande. Betty rero ubwo niryo Elizabeth barihinye, yabajije papa, aramubwiye se niki cyatumye uzirika amaguru n'amaboko gutya? Arimo kurira cyane. Isa aramubwira ati ugiye gusaba hano ubuzima bwawe bwose, nta muntu uzamenya ko uri hano, uzarinda upfira hano, nta muntu umenye ko wabaga hano. Umwana arira cyane, asaba papa imbabazi, amubwira papa mbabara, ntabwo nzongera ibiki byose, nyine ibyo twajyaga dupfa n'iki, asaba imbabazi, ariko ise ntiyamwumva. Aramubwira ati ntugire ikintu na kimwe umbwira, uzaguma hano kuko na mama wawe ntabwo azamenya ko ufungiye hano hantu. Nyuma y'igihe gitoya rero ise yaje kuzamuka asubira hejuru. Umunsi uza kwira, bigishe nimugoroba, mama wa Betty atangira kumushakisha. Ise nawe arijijisha, aragenda ngo agiye gushaka umukobwa, ariko mu by'ukuri yari azi ukuri uko kumeze, kuko yari azi aho yamushyize. Papa wa Betty rero yari umugabo uteye ubwoba, umugabo w'inyamaswa, yari afite umutima wa kinyamaswa, kuko yaraje atangira kubeshya umugore. Baramubwira ati njye nushaka abantu bamwe bamubona afite amavarisi yapakinze, asa nkaho agiye ahantu kure, kuko bashaka kuba bakeka ko yasohotse n'igihugu. Kuko hari umuntu amubonye rwose, hari umuntu amubonye arimo kujya ku kibuga cy'indege. Ibyo byose ashobora kuba yavuye mu gihugu. Ati njye narakubwiye ko uriya mwana ari ikirara, niyo mpamvu nakuhoraga mvuga ukavuga ko ari njye mubi. Akomeza kumuteranya cyane, ariko mama wa Betty aricara arira, arababara cyane, avuga ese uyu mwana ko nta kintu na kimwe nigeze mukora, kuko niba mwajya mushwana naciye nkamugira inama, ni gute yatikije kugira nta kintu na kimwe ambwiye? Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bimeze. Isesa amubwira ati genda ujye no kureba imyenda ikibazo icyo yabitwaye, kuko yaje kwijijisha, aza afata amavarize, apanga imyenda ya Betty, amanukanira munsi. Igihe mama agiye mu cyumba, asanga imyenda ya Betty yose ntayihari. Iminsi yakomeje kwicuma rero, Betty aba muri ubwo buzima. Cyakora iyo nzu yarimo amadushe, irimo amatuwarete, irimo igikoni, ariko isi akagenda akajya hejuru, mama we agateka, noneho isi akaza gucunga nyina yagiye ku kazi, akamumanukanira ibiryo munsi, akaza akamugaburira. Umwana muri ubwo buzima, ariko agakaraba, akagira gute, agahindura imyenda. Ikintu noneho giteye ubwoba gitangaje, ntabwo isi yaje kurekera ibyo ngibyo byo kumufungirana aho hantu, ahubwo atangiye no kujya amufata ku ngufu. Atangiye kumufata ku ngufu, amutera inda. Betty atwitira aho hantu, aza kubyara umwana wa mbere.
Betty rero yaje kubyara umwana we amaze hashize nk'umwaka, ise arongera amutera inda ku buryo aho hantu yahabyariye abana 7, ariko ku bw'ibyago umwana wa kane yaje kwitaba Imana, hasigara abana 6. Noneho ise aza gufata abana 3, umve ko ari umugabo utangaje cyane, aza kubazamura hejuru abeshya umugore we, amubwira yuko abo bana yabasanze ku muhanda, atazi umuntu wabataye aho ngaho, yasanze barimo kurira bari ku muhanda, ariko abantu bose bakajya babacaho nta n'umwe ushaka kubiteza, we atekereza ko badafite umwana, ariko ko bari barabyaye Betty wenyine, niko kugira impuhwe akaba yabazanye ngo babarere. Nuko umubyeyi yabyumviye hejuru, ngo nawe umubyara umaze igihe kinini n'abana, arishima cyane avuga ati reka dukure umugisha turebe bano bana tuzabiyandikeho nitubadopte. Mama we rwose arishima cyane, mama wa Betty arishima cyane, arera abana, ariko mu by'ukuri atazi ko arimo kurera abana b'umukobwa we. Iminsi yaje ikomeje kwicuma rero, Betty yibera muri ubwo buzima, arera abana be, yasiganye bakuru, umwana wa mbere w'imfura n'abandi 2 bamukurikira, abo yazamukanye hejuru bari batoya. Imyaka iragenda iba myinshi, umunsi umwe rero haza kuba ibintu by'ibitangaza, ariko ibyo bitangaza n'ibitangaza ni nk'inzira, ni nk'Imana nyine yari iciriye inzira Betty kugira ngo abashe kuva aho hantu. Umwana we yaje kurwara, umwana we mukuru w'imfura w'umukobwa yaje kurwara amaze kugiza imyaka 19, arwara indwara y'igicuri. Neza noneho araremba, Betty abona ko umwana we agiye gupfa, nawe agiye gukurikira wa wundi mutoya, aza gusaba ise aramwinginga amubwira ati mbabara mujyane umwana kwa muganga. Ise aramanza arabyanga, aravuga ise nimujyana kwa muganga bakambaza ibintu byinshi ndavuga iki, ariko Betty aravuga ati bikorera umwana basi, wowe ushaka ikintu cyose uri bubeshye, wabeshye yuko nyina yabataye, ushaka ikintu cyose ubeshye, ariko ujyana umwana kwa muganga bamuvure. Ise yaje kubyemera, afata imodoka ajyana umwana kwa muganga. Amugejejeyo abaganga batangira kumwitaho, batangira kumukurikirana, ariko babona yuko ari ibintu bidasanzwe. Babona umwana bakabona ukuntu ameze ntabwo ari ibisanzwe, baramubaza mama w'umwana bahehe. Umugabo atangira kurira avuga ati nyina w'umwana yaramusigiye kera, yamusigiye akiri agahinja, nanjye naramubuze. Mwumve byaje gukurikiraho rero, abaganga baje kwitabaza polisi, barahamagara polisi, iraza bareba umwana, ariko bakabona nyine ntabwo asanzwe. Umwana bwa mbere yageze hanze arebye izuba, ariko yahise ajya muri koma kuko yari ameze nabi pe, yahise ajya muri koma. Noneho polisi icyo yakoze, isi ishyiraho amatangazo nyine ahantu hose, ku mateleviziyo, ku maradiyo, nyine barimo guhamagara Betty ngo aho ari hose aze arebe umwana we ameze nabi. Iminsi yaje ikomeje kwicuma rero, Betty yibera muri ubwo buzima, arera abana be, yasiganye bakuru, umwana wa mbere w'imfura n'abandi 2 bamukurikira, abo yazamukanye hejuru bari batoya. Imyaka iragenda iba myinshi, umunsi umwe rero haza kuba ibintu by'ibitangaza, ariko ibyo bitangaza n'ibitangaza ni nk'inzira, ni nk'Imana nyine yari iciriye inzira Betty kugira ngo abashe kuva aho hantu. Umwana we yaje kurwara, umwana we mukuru w'imfura w'umukobwa yaje kurwara amaze kugiza imyaka 19, arwara indwara y'igicuri. Neza noneho araremba, Betty abona ko umwana we agiye gupfa, nawe agiye gukurikira wa wundi mutoya, aza gusaba ise aramwinginga amubwira ati mbabara mujyane umwana kwa muganga. Ise aramanza arabyanga, aravuga ise nimujyana kwa muganga bakambaza ibintu byinshi ndavuga iki, ariko Betty aravuga ati bikorera umwana basi, wowe ushaka ikintu cyose uri bubeshye, wabeshye yuko nyina yabataye, ushaka ikintu cyose ubeshye, ariko ujyana umwana kwa muganga bamuvure. Ise yaje kubyemera, afata imodoka ajyana umwana kwa muganga. Amugejejeyo abaganga batangira kumwitaho, batangira kumukurikirana, ariko babona yuko ari ibintu bidasanzwe. Babona umwana bakabona ukuntu ameze ntabwo ari ibisanzwe, baramubaza mama w'umwana bahehe. Umugabo atangira kurira avuga ati nyina w'umwana yaramusigiye kera, yamusigiye akiri agahinja, nanjye naramubuze. Mwumve byaje gukurikiraho rero, abaganga baje kwitabaza polisi, barahamagara polisi, iraza bareba umwana, ariko bakabona nyine ntabwo asanzwe. Umwana bwa mbere yageze hanze arebye izuba, ariko yahise ajya muri koma kuko yari ameze nabi pe, yahise ajya muri koma. Noneho polisi icyo yakoze, isi ishyiraho amatangazo nyine ahantu hose, ku mateleviziyo, ku maradiyo, nyine barimo guhamagara Betty ngo aho ari hose aze arebe umwana we ameze nabi. Betty rero hari ukuntu yari yaringinze ise, aramubwira ati basi uzanshakire televiziyo kugira ngo abana banjye ntibakicwe n'irungu. Ise aragenda amugurira agateleviziyo gatoya bakazajya bakareba. Sinzi ko yari yicaye abona iryo tangazo, polisi irimo kumuhamagara ngo aze arebe umwana we ameze nabi, ari muri koma, biki n'ibiki, ngo aho ari hose nyine buri gihugu cyose yaba arimo aze nyine arebe umwana we.
Betty yaje kubona itangazo ararira cyane, ise aje aramwinginga ngo ati mbabura njye kureba umwana wanjye. Mu by'ukuri ise arabanza aramwangira avuga ati se nugenda bakakubona uravuga ko wabaga hehe. Betty amuga ati basi genda yimba mbabeshye yuko nagusigiye umwana akiri mutoya nkagenda nyine nkaguturuka nkagenda nawe ntabwo wari uzi ahantu nabaga, ariko nkaba mbonye itangazo nkaza kureba umwana wanjye. Ise aramubwira ati okay sawa nta kibazo. Amushyize mu modoka aramutwaye, urumva Betty yaramaze igihe kinini atareba izuba. Ageze kwa muganga polisi biramufashe, ibitangiye kumuhata ibibazo imubaza ikintu cyamuteye kuba yasiga umwana akiri mutoya. Mu by'ukuri Betty yemera icyaha, ise yaramuhagaze hejuru yemera icyaha, atangira gusaba imbabazi. Ise nyine abona ko byarangiye asohoka hanze. Betty akibona papa yasohotse hanze afata umupolisi amwihererana amubwira buri kintu cyose ukuntu byagenze n'ihohoterwa yagiriwe n'ahantu yabaga. Bidatinze rero polisi yahise ita muri yombi papa wa Elizabeth, yemera icyaha asaba imbabazi. Basubije inyuma gatoya rero, Elizabeth yari yarafunzwe mu mwaka w'1984, aza gufungurwa 2008, ubwo yari amaze imyaka 20 naho hantu yari afungiranye. Yaje gufungurwa afite imyaka 42 kuko ajya gufungwa yari afite imyaka 18. Se wa Elizabeth rero yaje gukatirwa igifungo cya burundu cyo mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Nyuma yaho rero Betty ubuzima bwe burakomeza, aza kubana na mama we, mama bamuzanira abana, barongera abana nka famiye, asubira mu buzima busanzwe. Nuko inkuru yagenze uyu munsi. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha, nakagaruka. Ciao ciao.